Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusenge nje gusangira namwe ijambo Imana nshyize ku mutima. Haleluya, Mana nziza, Mana waturemye twese, Data wa twese, Mana ukunda ubwoko bwawe, Mana utatwirengagiza, Mana uri kuturwanirira muri aka kanya tukuje imbere nk'abana bawe. Ndagusabye ngo abantu bose bari kuri kureba iyi porogaramu wampaye, iri jambo wanyisize ku mutima, Mana ndagusabye ngo ubahe umugisha, ndagusabye ngo ubahe ubumenyi, kumenya kumva, ndagusabye ngo abari muri kaga ubatabare, abadafite ibiryo ubagaburire, ndagusabye Mana ishobora byose ngo iri jambo ribe ifunguro n'impamba ihembura uryumvise wese, mu izina rya Yesu Kristo, amena amen, amena. Bene data ndabasuhuje. Uyu ni umunsi very special. Ngira ngo uyu munsi nibwo twibuka abantu biciwe ikibeho hari ahantu hiciwe ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda, kandi turabizi yuko ubwo bwicanyi bwakozwe ntabwo ababukoze bakurikiranywe, ntabwo habayeho ubutabera, ariko Imana yicaye ku ntebe yera. Iyo ntebe Bibiliya itubwira yuko ari intebe ifite fondasiyo z'ubutabera. Mana rero imyaka 25 irashize, icya kane cy'ikinyejana kiringiye. Mana iyo myaka ntihagije kugira ngo habeho ubutabera. Turabizi kuri Imana y'ubutabera, niyo mpamvu muri aka kanya tugusabye ngo ubutabera buze kandi vuba. Ndagushimira yuko uri Imana yumva, ntabwo ijwi ryacu rigwa ku butaka, ntabwo twirengagiza na rimwe. N'abari kureba nabo bafite ibibazo bibabangamiye, uko bakubwira, uko barangura ijwi bakubwira, Mana ndagusabye ngo ubasubize, kandi ndabizi yuko ubikora kuko ntacyo utwima, turi abana bawe. Abagukunda, abagendana n'Imana, ntacyo na rimwe ishobora kubima. Ndababwira ibyo nzi, nta kintu na kimwe njya nsaba Imana ngo ntikime. Kubera iki? Kubera ko ngendana n'Imana, ibyanjye byose nabihaye Imana. Ndavuga Mana Data, ugushaka kwawe muri jyewe ariko gukorwa. Haleluya. Urero urebye mu buryo bwo mu mubiri ni igihe cyo kubabara, kuko ni mu kwezi kwa kane, twese tuzi icyo bivuze, ariko kubavutse nyuma mu kwa kane nyine nibwo amarorerwa yo kwicana bikabije cyane yabaye mu Rwanda. Ariko bene data byari byaratangiye kera. Haleluya. Ndi kumva ubushyuhe bw'Imana iyo Yesu ageze mu cyumba, nyine ntangira kugira hiti iturutse mu ijuru. Haleluya, haleluya. I thank you Lord, I welcome you. Tuguhaye ikaze Yesu. Ntibikabeho ko twakora ikiganiro udahari kuko nticyaryoha, ariko niba uhari urabiryoshya, urashyiramo umunyu, urashyiramo isukari, uradusetsa, uradutaramisha. Oh Yesu Kristo mwiza. Iki ni igihe ukwezi kwa kane twibuka amarorerwa yabaye mu Rwanda, ariko ku bakiri batoya amarorerwa ntabwo yatangiye mu kwezi kwa kane. Amarorerwa mu Rwanda yatangiye mu mwaka w'1990, ubwo Paul Kagame n'ab'inkotanyi be babicanyi, kuko inkotanyi bose ntabwo batangiye ari abicanyi, n'abicanyi be bazaga mu Rwanda, kuko mu nkotanyi harimo abaguye mu mutego, kimwe nuko hariho abandi baguye mu mutego bakajya gukorana n'iriya guverinoma, ariko akaza kubona ko ari igisimba.
njyewe uriya mugabo ntigeze ambeshya nta n'umunota n'umwe, kuko niba hari gift Imana yampaye ni ugusesengura na discernment, naramwumvise gusa mpita amenya ibye byose. Ntabwo rero turi kwibuka gusa ibyabaye mu kwa kane, ahubwo turanibuka n'umunsi Kagame yategetse ingabo ze kugenda zikica impunzi zari zarahungiye ku Gikongoro. Bari abahutu benshi urebye. Ndabyibuka yuko mu ntangiriro na musaza wanjye ngira ngo yari arimo, ariko hari yaje kuvamo mbere, ntabwo mbyibuka neza. Noneho ubwo ngubwo baragenda birara ahantu hari ibihumbi byinshi, ibihumbi birenze 10. Baragenda barica, baragenda bararimbura, bavuga ko haguye nibuzi hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi hafi 10 cyangwa se binarenga. Abantu nk'aba bakicwa umunsi umwe, ukica abana, ukica abakecuru. Yewe hari mugenzi wanjye wamuhaye ijambo rishya, bariya bantu n'abava kuzimu. Ntubihakane. Umuntu wese wica ni kinywa amaraso, uwo muntu si uw'Imana, kuko Imana ntiyica, itanga ubugingo. Uyu munsi rero naje ngo dusangire iri jambo Imana yashyize ku mutima. Haleluya, haleluya. Ariko mbere yuko turisangira, reka mbabwire amakuru fresh ari kuba mu Rwanda. Hari akavideo maze gushyira kuri Facebook ahantu amasuri yatwaye ubutaka akica n'abantu benshi cyane. Ibi ntabwo mbivuga ngo nishime, kuko nta muntu n'umwe ugomba gupfa ngo nishime keretse ari umwanzi. Hapfuye abaturage n'abaturarwandakazi, abana beza cyane. Abo ngabo Imana ibakire mu bayo. Ibibaye mu Rwanda birababaje. Igituma mvuga ibi ngibi nuko nababwiye yuko Imana yavuze yuko hazaza ibyago. Ntabwo ari uko nishimye. Igituma ahantu haza ibyago ni ukubera ibyaha byinshi. Icyo ni icyambere. Ikindi kiri kuba mu Rwanda, bari kwica bamaze abantu, bisha abantu hirya no hino, kandi ntabwo bazi yuko amahanga abizi, nta nubwo bazi yuko bazabiryozwa. Mana, ndagusabye ngo ufungure imiryango, utabara abana bawe bari kurimburwa. Wowe ntureba ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umutwa, uyu ni umututsi. Ntabwo ari icyo ureba. Umuntu waremye mu ishusho ryawe ryose, waramuremye umukunzi. Uwo wahaye amatama manini n'amatoya bose urabakunzi. Ufite izuru risongoye n'ufite irigaye bose urabakunzi. Nuko ndagusabye Mana ngo utabare uburiya bwicanyi buhagarikwe, kandi abo baganga babicanye aho bari hose nturuhuke kugeza ubafatishije, kugeza ubutabera bubayeho. Mana tabara, tabara. Hari umuntu wabwiye yuko yararahana agiye kubona baraje bishe abasore 3, ngo barababwira ngo iki ni igihe cyo kwibuka abatutsi, ngo turibuka ukuntu mwatwishe mwebwe abahutu. Barabica bose ngo barabakristo. Murabona ko iriya guverinoma ni guverinoma y'imva kuzimu, ariko abava kuzimu ntacyo bakugezaho. Bagomba gushyiramo n'abakristo. Abakristo rero barabahumye, kuko iyo bagiye bakamena amaraso bagira imbaraga ku buryo ibyo bakoze bashobora kubikora n'ivi n'ikoni ntibamenyekane, bakabikora wowe ukaba umeze nk'uwasinze, nk'usinziriye, nk'uri mu nzozi, ariko uzabibazwa kubera yuko Imana yaguhaye amaso ngo ukanguke. Uri umucyo
ntabwo uri uwo mu mwijima, ugomba kubimenya. Nuko rero muri uku kwezi ko kwibuka haribukwa gusa, uhereye kuri guverinoma nyine bibuka abatutsi gusa, ariko turabizi ko hishwe abantu bose. Ibyo singiye kubijyaho impaka, kuko Imana kiriya kibazo irakirangije. Maze imyaka 2 nigisha mbabwira ngo mwihane. Ndababwira noneho ko igihe cyageze, nta minsi myinshi mufite. Hari umwana baherutse gufata ngo niba yitwa Theodore, bamusanga na telefone yandika tegise, ibintu bimwe ntabwo byari byiza. Ariko sinahamya ko ari we wayanditse, kuko bari abantu n'abateka mutwe. Njya nta kintu cyabo njya nizera. Iriya mibare bateka biriya byose birwa bari n'ababeshyi. Umunwa ntabwo ugomba kuvuga ikinyoma n'ukuri. Iyo umunwa wiyemeje kuvuga ikinyoma, ibiwuvamo byose aba ari ibinyoma, kuko plus uyivanze na minus byose biba minus. Negative and positive bibyara negative. Hallelujah. Umwana yanditse ariko na guverinoma yarafashe iyo tegisi yanditse nk'uko nyine ari ukuri, nk'aho ari igitabo cy'amategeko, nk'aho ari ukuri. Baramufata, baramufunze, bamujijije iki? Ingengabitekerezo ya jenoside. Iriya genocide ideology umuntu wayishyizeho n'umusataniste, kubera yuko kugendera kuri biriya ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gufungwa azize ibitekerezo bye, azize imyiyumvirire ye, azize icyo avuze. Ariko turabizi yuko umuntu atagombye gufungwa no gukubitwa no kugirirwa nabi kuko atekereza bitandukanye. Umuntu wese Imana yamuhaye ubwigenge n'ubwonko n'umutwe bitandukanye. U Rwanda rushya ruje, u Rwanda igihugu gishya Imana igiye kurema. Abateka mutwe nk'abariya, bariya bahonyoza amategeko, bariya bitwaza ubutegetsi Imana yari yarabahaye bagakandamiza rubanda, abo ngabo ntaho bazabarizwa, ntaho uzababona. Hallelujah. Thank you God. Umwana yari yavuzemo bike bitari byiza, ariko hariho n'ibindi yavuze byari ukuri. Ati kuki nta muhutu ushobora kuba umutegetsi, nta muhutu ushobora kuyobora ishuri, nta muhutu ushobora kuyobora ibitaro, nta muhutu ushobora kuba meya, nta muhutu ushobora kuba iki n'iki ngiki. Bariya mubona mu nteko ngo wa premier ministre, bariya ba perezida ba sena, bariya bose ni imitako. Ni ukugira ngo Kagame yikorere ibiki. Bariya ntacyo bavuze, bariya nta power bafite. Mbega bibiwe ngo kuba umutako, ariko ntabwo bazi yuko bazabazwa byinshi. Tugire imbabazi Imana. Hari ababigwamo batabizi, hari abari kubikora kugira ngo baramuke, hari abari kubikora ngo bigure. Bararamuka rimwe ariko ntabwo bazaramuka kabiri, kuko mwabonye ko iriya guverinoma nabo batangiranye nabo bose barabamaze. Hallelujah. Reka mbahe iryo jambo. Mu Bami 2 umutwe wa mbere. Hallelujah, hallelujah, amina. Ahabu amaze gupfa, abarasimbuwe. Mu murongo wa 2 haravuga ngo icyo gihe Ahaziya yari umwami
satani yahanutse mu idirishya ry'insoberekane ry'icyumba cye cyo hejuru i Samariya, aragwa akurizaho kurwara. Indwara iba iramufashe. Coronavirus irateye, ifashe abantu benshi. Ariko iyo coronavirus nubwo ari mbi, n'ikibi Imana iragikoresha. Hari ibintu byinshi yakoze. Mwumvise ko muri Kenya ubwa mbere babonye Mount Kenya kubera yuko nta pollution, abantu bari gutwara imodoka nyinshi. No mu Buhinde nuko abantu n'ubwa mbere bari babonye imisozi ya Himalaya, baratangara kubera ko nta pollution iri kubaho. Coronavirus birateye, babandi bo mu Rwanda bari barishyize hejuru, ubwibone bubageze hejuru, bati tugiye kugira inama ya Commonwealth. Ntabwo byakunze, babikuyeho. Ibi ngibi gituma mbibabwiye no kubera iki? Twarasenze dusaba Imana tuti ntibizabeho. Igihugu gikomeje kwica, igihugu gikomeje gushimuta abantu, gufunga, gukubita hirya no hino. Mana were kugiha faveri zikureho kugira ngo nabo bige kugira igitinyiro cy'Uwiteka. Imana se ntiyabikoze? Yabikoze, yakoresheje coronavirus. Nubwo hari byinshi byananiye abantu, Imana irabikora. Nta sasu, nta mbunda, nta grenade. Benshi bararwaye. Haleluya. Si byiza. Nifuza ko nta muntu n'umwe warwara, ariko ku isi hari imibabaro. Ubwo umwami bararwaye, bucyatuma intumwa arazibwira ati nimujye kundaguriza Barizebubi, imana ya Ekuroni, ko nzakira iyi ndwara. Abahanuzi nyabo, abakristo nyabo bari baramaze barabishe. Yohereza abantu be ngo bajye kuraguza. Dore ibyo ngibyo nibyo bikoze mu Rwanda. Uriya mu perezida wacu no kuraguza, no gucunisha, no gushaka abapfumu, yarangiza akiyoberanya, yaza mu bihugu by'i Burayi akigira umukristo. Ibyo byose bituzanira imivumo, kandi bishobora kugenda nk'uko byagenze. Ariko marayika w'Imana abwira Eliya, kubera yuko abahanuzi b'ibinyoma ntabwo bamenya byose, ntabwo bamenya ukuri. Nuko marayika ati haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya, uzibwira uti mbese icyatumye mujya kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekuroni nuko nta mana iri muri Israheli? Icyo nicyo gitumye Uwiteka avuga ngo ntuzabyuka ku gisasiro uryameho, ahubwo uzapfa nta kibuza. Umwami urwaye arapfuye nta kibuza. Nuko Imana ivuze. Ntiyabibwiye abapfumu, ntiyabibwiye babandi bajya kuraguzaho, ariko umukozi w'Imana arabivuze. Uyu muntu azize iki? Ubwo Eliya aragiye, noneho nabo basubiye iwabo. Bagezeyo umwami ati ko mugarukiye mu nzira, baramubwira bati twabonye umugabo umeze gutya, aratubwira ngo iki? Reba muri verise ya 6, ngo uwo mugabo yatubwiye ati Uwiteka aravuze ngo mbese icyatumye wohereza
abo kuraguza Barizebubu ikigirwamana cya Ekuroni, nuko nta mana iri muri Israheli, ngo nicyo gituma utazabyuka ku gisasiro uryameho. Uzapfa nta kibuza, azize kuraguza, azize kuzana ibigirwamana mu gihugu, azize kwizera abapfumu. Nuko umwami ararakara ati abo bakristo nimugende muri uwo mukristo. Yohereza intumwa ze, intumwa 50 zije. Elaya Imana itubwira yuko, Bibiri itubwira yuko yahamagaye umuriro uraza utwika babandi bari boherejwe n'umwami mubi. Mukristo ufite imbaraga zo guhanura umuriro, zo kuhamagara ukaza ugatwika ibiturutse kuzimu. Bimaze kugenda gutyo umwami abyumvise ntiyava kwizima, arongera yohereje abandi 50. Eliya arongera ahamagara umuriro, umuriro uraza urabatwitse urabarangije. Aba gatatu yohereje yo groupe ya gatatu bicishije bugufi, basaba imbabazi bati turabizi kuri umukozi w'Imana, nyabuneka ntudutwike. Nuko abonye bicishije bugufi n'Imana irabimwemerera, iramubwira ngo jyana nabo. Aragenda, ageze ibwami ntiyaciye ku ruhande ngo avuge gutya ngo abeshye, yaragiye arabivuga byose. Abwira umwami ati reba muri 16 Uwiteka avuze ngo mbese icyatumye bohereza intumwa kujya kuraguza Barizebubu ikigirwamana cya Ekuroni, nuko nta mana iri muri Israheli wagisha inama. Nuko ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho, uzapfa nta kibuza, uzapfa nta kibuza. Urabyibuka imparakera ziririmba zikavuga ngo ntawe urusimbuka rwamubonye. Niyo waba umeze ute, niyo waba ufite amafaranga angana iki, umunsi wawe wageze ntushobora kurenga. Abantu bonyine bafite urufunguzo rwo guhindura umutima w'Imana ni babandi bagendana n'Imana, si abagendana n'abapfumu, si abakorana n'amashetani, si abici. Iyo Imana yavuze ngo urubanza ngiye kuruca, babandi bose bagendana na shetani nyine ubwo biza nk'inkubi y'umuyaga byose ikabihitana. Igihe tugezemo Imana yavuganye nanjye kandi ndabibabwira, ni igihe hagiye gucirwaho iteka. Iki si igihe cyaho abigize akataraboneka kandi arabo hasi. Iki si igihe cyabo cyo gutegeka. Igihe kije ni igihe aho serwakirije ibintu byose byubatse ari fake bizagaragara. Ntabwo ari kuvuga abandi mwita fake, ushaka kumwita fake ariko ari real, ariko Imana izi biri fake. Iki gihe kije babandi bagendera ku binyoma bose Imana igiye kubigaragaza. Iki ni igihe cy'ubutabera n'ukuri biraje gutsinda. Uyu mwami ntabwo yigeze akira iyi ndwara, nkuko umukozi w'Imana yabivuze mu murongo wa 17. Nuko bukeye aratanga nkuko ijambo ry'Uwiteka yavugiye muri Eliya ryari riri. Eliya yavuze ngo iki? Ntuzabyuka ku gisasiro uryameho, uzapfa nta kibuza, uzapfa nta kibuza. Hari Imana ikiza,
hari ab'Imana iri gukiza indwara n'ubu ngubu za coronavirus, ariko hari n'ab'Imana ivuze ngo uzapfa nta kibuza. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane, ariko Imana ijya ibyemera, Imana ijya ibikora. Bene data, haleluya. Reka dusobe muri Yobu 20. Ni birebire ariko turicisha amaso. Yobu 20. Haleluya. Umurongo wa 5 wa 4 no kumanura. Mbese ntuzi ibyo bya kera, uhereye igihe umuntu ashyizwe mu isi, yuko kwishima kw'inkozi z'ibibi kumara igihe gitoya, no kunezerwa kutubaha Imana ari ukw'akanya gato gusa. Kuba tubaha Imana ku nkozi z'ibibi hasigaye agahe gato gusa. Nubwo bwibone bwe bwagera ku ijuru, ngo nubwo ubwibone bwe bwagera ku ijuru, umutwe we ukagera ku bicu, azashira buheri buheri nk'umwanda umuvamo. Abamubonaga bazavuga bati, ari he? Wa wundi watitije isi ari he? Ari he? Ari hehe? Ari hehe Banyarwanda? Azagaruka we nk'inzozi kandi ntazongera kuboneka. Nukuri azirukanwa nko kurota kwa nijoro. Ijisho ryamubonaga ntirizongera kumubona ukundi, n'ahantu he ntihazongera kumureba. Abana be bazahakirizwa ku bakene, kandi amaboko ye azariha ubutunzi yahuguje. Amagufa ye yuzuye imbaraga z'ubusore, ariko buzaryamana nawe mu mukungugu. Nubwo ibyaha bimuryohera mu kanwa, akabihisha munsi y'ururimi rwe, akabikuyakuya ntabireke. Ni ryari Imana yavuze ngo ntimwice? Ni ryari Imana yababwiye inshuro zingahe ntimugashinja ibinyoma, ariko mugakomeza mukabikora? Ngo akabikuyakuya ntabireke, ibyaha ntabireke, ahubwo agakomeza ibyo byaha mu kanwa ke. Ngo umunsi umwe ibyo kurya bye bizamuhindukira mu nda, bimuburemo ubusagwe bw'inciri. Ubutunzi yabumeze bunguri, kandi azaburuka. Imana izabuhuza mu nda ye. Ni birebire Imana we. Azanyunyuza ubusagwe bw'incira, azicwa n'ururimi rw'impiri. Ntazareba imigezi cyangwa utugezi dutemba mu buki n'amavuta. Bene data, amagambo arakomeye. Igihe kirageze, ibi tuzabibona. Ibyo yakoreye azabigarura, ntazabimira. Ntazanezerwa nk'uko ubutunzi yahuguje bungana, kuko yarenganije abakene akabirengagiza. Yashenye amazu atubatse, yashenye amazu atubatse. Uyu muntu uko ameze nk'umuntu tuzi. Ibi bintu ni amahoro.
nta kintu cyasigaye atariye. Nicyo gituma atazahorana kugubwa neza igihe azaba afite ibimuhagije bisaze, azabikenana. Ukuboko kukennye wese kuzamugeraho. Kunumvise ahubwo ko ngo naho mu Rwanda n'amafaranga yose basahuye ngo ko bahombye, ngo ko batangiye guhomba cyane. Igihe azaba agiye guhaza inda ye, Imana izamusukaho uburakari bwayo bukaze, imuvunderezeho ariho ariki. Azahunga intwaro y'icyuma, kandi umwambi w'umuheto w'umuringa uzamuhinguranya. Awishingure usohoke mu mubiri we. Ni ukuri n'icyuma kirabagirana kizasohoka gihinguranije umwijima we. Ibiteye ubwoba bimugezeho, ubutunzi bwe bubikiwe umwijima wose. Umuriro utakijwe n'umuntu umuriro utarakijwe n'umuntu uzamukongora. N'ukuboko kw'Imana kuzabikora. Nk'uko mubona iyi virusi nimbi, ariko Imana ishaka kuyikoresha. Si ukuboko kwa muntu. Ninde wayihagarika? Ninde wayizana? Ninde wayibwira ngo jya mu burasirazuba, ngo jya mu burengerazuba? Irajyaho ishaka. Ubuhungiro bwe bwose dufite twese ni Yesu Kristo. Uri umwami warazutse mu bapfuye, uri umwami Yesu. Indimi zose zizagupfukamira kandi zature ngo Yesu Kristo uri umwami. Umuntu yabishaka atabishaka, hari umunsi uzaza umuntu avuge ngo Yesu Kristo ni umwami, kuko nyine ari umwami. Yesu Kristo atariho ntiwabaho. Ntabwo wemera Imana. Yesu Kristo atariho ntiwabaho. Uriho kuko yakuremye. Icy'ingenzi ubu ngubu ni ugushaka kumumenya. Ni ngombwa kumenya papa, ni ngombwa guhura n'uwakubyaye, n'uwagushyize kuri iyi si. Ijuru rizagaragaza ibyaha by'uwo muntu, kandi isi izamuhagurukira. Inyungu yo mu nzu ye izanyagwa, n'ibintu bye bizatagarana ku munsi w'uburakari bw'Imana. Uwo ni wo mugabane w'inkozi z'ibibi uva ku Mana, n'umwandu yagenewe nayo. Wabyumvise? Uwo ni umugabane w'inkozi y'ibibi. Uwo mugabane ukaba uvuye ku Mana. Haleluya. Ibi birasa n'ubuhanuzi. Iri ni ijambo Imana yampaye ngo ndibahe. Ushobora no kurisanga muri Yobu 22. Ubonye umwanya urisome. Ikindi kintu nashaka kubabwira mbere yuko ngenda, ni ukuri Imana yanga abantu bamena amaraso. Imana yanga abantu bica. Imana yanga abantu bakora ibibi. Ariko nubwo yanga ibyo bibi, amaboko ya Kristo arateze kubakira. Muze ngo mwihane, kuko ni mwihana Imana irabababarira. Yesu Kristo we, Yesu Kristo we. Abicanyi bapfuye batagufite barajya hehe? Ko mu muriro nahabonye, ko mu muriro ari ahantu habi, ko mu muriro ari ahantu utakwifuriza umwanzi wawe kuki. Imana ikumbwira ngo mbibutse ukuntu abagome bapfa. Ngiye kubaha ingero ebyiri. Sinzi niba ubushize narabahaye urugero rwa Herode, reka twongere turisome. Noneho ndabaha urugero rw'undi muntu wari warigize akavahe kakajya he.
yari umwami w'umuromani witwaga Antiochus Epiphanes. Yari yarigize nk'Imana, bamaze kumwimika yahinduye izina rye, avuga ko nyine ari Imana yigaragaje iri ku isi mu bantu, yiyita Antiochus Epiphanes, God manifest. Reka mbasomere ibye muri make. Yari umwami mubi, wishe abayuda, arabarimbura, arabamara. Igitabo cy'Abamakabe ni igitabo usanga gusa muri Bibiliya y'Abagatolika, ariko ni ngombwa kugisoma. Ni igitabo historique, ni igitabo gifite ibintu byinshi bikomeye. Imana yarambwiye ngo gisome, ndagenda ndagisoma. Uhasomye igitabo cy'Abamakabe ba mbere, chapitre ya mbere, ku murongo wa 11, haravuga ngo muri iyo minsi haza kwaduka uwabarushije ububi, ariwe Antiochus Epiphanes, umuhungu w'umwami Antiochus. Aza kuba umwami mu mwaka w'137 w'ingoma y'Abagereki. Ahangaha ni nko mu mwaka w'160 mbere y'ukuza kwa Yesu Kristo. Umurongo 11 haravuga ngo muri iyo minsi muri Israheli haduka abantu b'ibyigomeke, bashuka abantu benshi bababwira bati, nimucyo tugirana amasezerano n'amahanga dukijije, kuko kuva aho twitandukanirije nayo aribwo twatewe n'ibyago bitagira ingano. Baje gushuka ubwoko bw'Imana, barabubwiye bati, nimwanga Imana nimuyireke. Reka tureke umurongo wa 20. Uwo mwami Antiochus Epiphanes amaze gutsinda Misiri, ahindukira mu mwaka w'143, azamukana arega n'ingabo nyinshi cyane, maze atera igihugu cya Israheli n'umujyi wa Yerusalemu. 21. Yinjira mu ngoro ntagatifu ntacyo yihisha. Ahangaha ni handi umujyi atashoboka ko yakwinjira. Asahura urutambiro rwa zahabu, igitereko cy'amatara n'ibyacyo byose, ameza yaragenewe gushyirwaho imigati y'umumuriko, intango zasukwagamo amaturo aseswa, atwaye inkongoro, mbese araza arasahura. 23. Asahura ifeza, izahabu n'ibikoresho by'agaciro gakomeye, akora looting yayindi ya rurangiza, ajyana n'ibindi bintu byiza byinshi yashoboye kubona. Amaze kubisahura byose, asubira mu gihugu cye, amaze kwicira abantu benshi. Wabyumvise ngo amaze kwicira abantu benshi, kandi ahavuga amagambo y'ubwirasi bukomeye. Uyu nawe ni umwicanyi, ariko kubera ko yabayeho kera, reka turebe ko ubuzima bwe bwarangiye. Nuko haba icyunamo muri Israheli yose. Abatware n'abakuru b'umuryango baraganya, abasore n'inkumi bacika intege, n'uburanga bw'abagore burahindana. Dore ahangaha niho muri mu Rwanda. Wa mwami mwitoreye 100%, dore aho muri. Ubu se ko mbona uwo mwami atari no gusohoka mu nzu ngo ababwire pole sana, bimeze gute? Uwo muntu ari hehe? Umusore umaze iminsi arongoye atangira kuganya, n'umugeni mu cyumba cye ajya mu cyunamo. Isi ihinda umushyitsi kubera abayituye, n'inzu ya Yakobo ikorwa n'ikimwaro. Nuko bimeze muri iyi minsi. Abakristo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda barakubititswe. Twebwe abakristo urasenga, uritaka umuko ushatse,
ariko natwe ibyo ngibyo bishobora kutubaho tubaye buri munsi twiteguye kandi dufatanya namwe. Mugire imbaraga, Yesu yaratsinze. Yesu waratsinze, urigaragaje mu Rwanda, uraje kwigaragaza mu Rwanda, uraje gukuraho ibyananiye abantu, ntukoresheje imbunda, uhagaritse Commonwealth, kandi nubwo birata ngo izongera ibeho, no more, kuko nuko twabisabye Imana, kugeza igihugu cicishije bugufi, kugeza ubwicanyi buhagaritswe, n'umwicanyi uwo ari we wese n'uwaba warishe rimwe, n'uwaba waragambaniye umuntu umwe, bose bagejejwe imbere y'ubutabera. Umurongo wa 30, reka nkubwire ububi bw'uyu mugabo. Yari umugabo mubi, aryarya abaturage, abizeza amahoro, maze nabo baramwemera, ariko umurwa azakugwamo gitumo. Wamwumvise ukuntu akora nk'inzoka, awuteza ibyago bikomeye kandi yica abanyayisiraheli batagira ingano. Nuko asahura umurwa, arawutwika, asenya amazu yawo n'inkike zawo, abagore n'abana bajyanwaho imbohe, amatungo yaho barayanyaga. Nibe nabo babonye aho basohokera bajyanwaho imbohe. Mu Rwanda muri imbohe mu gihugu cyanyu. Bongera kubaka bundi bushya umurwa wa Dawudi, bawukikiza inkike ndende kandi ikomeye, ifite iminara miremire. Aba ni bava kuzimu b'abantu babi cyane, maze bawugira ikigo cyabo. Wabonye ko bubaka, bashobora kubaka kugira ngo badisivinga abantu, ariko si inyubako itarahaba abantu amahoro, itaraha abantu urukundo. Iyo nyubako ivuze iki? Nuko uwo murwa bawushyiramo abantu b'inkozi z'ibibi kandi b'ibyigomeke, babandi baza bagatera abakobwa amada, bagafata abagore ku ngufu. Nuko uwo murwa babawuzuzamo, baba ari bo bahakomera, bahabika kandi n'intwaro, bahahunika ibiribwa, bahabika n'iminyago basahuye i Yerusalemu, maze habera ubwihugiko bukomeye. Aho hantu habera ingoro, icyugarizi, n'umwanzi gica uzahoza Israheli ku nkeke. Mirongo 37, bamena amaraso y'intungane mu mpande zose z'ingoro, bahindanya ahantu hatagatifu. Abaturage ba Yerusalemu barahunga kubera abo bantu. Umujyi wigarurirwa n'abanyamahanga, umujyi wigarurirwa n'abanyamahanga. Abawuvukiyemo ubahindukira ihanga, n'abana bawo bawuhungamo. 39, ingoro yawe irasenywa ihinduka itongo, iminsi mikuru yaho ihinduka icyunamo, isabato zawo bazihindura agashinyaguro, n'icyubahiro cyawo gihinduka urw'amenyo. Aho ikuzo ryawo ryageze, ni naho ikimwaro cyawo cyagarukiye, n'ubwamamare bwawo uhinduka icyunamo. Oh Yesu, ibi turasa nkaho twabibonye kandi turi kubibamo. Ese hari ugutabarwa? Ese byagenze gute? Ngiye kukubwira uko byagenze nyuma. Ni igitabo kiryoshye cyane, uzagenda ugisome. Abamakabe ba mbere n'abamakabe ba kabiri. Mu bamakabe ba kabiri, reka tuhajye tubishoboye. Tugiye mu cya kabiri cy'abamakabe 9, umurongo wa 5. Icyenda
igihe cya Antiochus Epiphanes kirageze ubwo Imana ivuze ngo enough is enough, ibyawe birarangiye. Umurongo wa 4 utubwira ko yarakaye kubera ko hari ahantu ataratsinze. Atekereza kwihorera ku bayuda abitewe ku bayahudi abitewe na kagasuzuguro kabari bamunesheje. Abayuda baje kumunesha, niko gutegeka uwacungaga igare rye kwirukanka ubutabera inyuma kugeza ubwo agerayo. Ariko ntiyarazi yuko urubanza rwa nyir'ijuru rumuriho. Hari abantu urubanza rwa nyir'ijuru ruriho. N'ubu aka kanya tuvugana mwari mwumvise iby'uriya mu perezida wo muri North Korea, uriya Kim Jong-un, mwabyumvise yuko nawe rwose ngo yararwaye ameze nabi. Urubanza rwa nyir'ijuru rumuzaho. Ngo koko rero kubera ubwirasi bwe yari yavuze ati ningera i Yerusalemu uwo mujyi nzawugira irimbi ry'abayahudi. Ni ukuvuga ngo nzica inzu ku yindi. Ariko barica barabamara. Ahubwo Bibiliya kuvuga ko uko barushaho kubica niko barushaho kurumbuka. Umurongo wa 5 haravuga ngo ariko Nyagasani ubona byose, Imana ya Israheli imuteza igisebe kitazatira kandi kitagaragara. Yabaye akivuga ayo magambo afatwa n'ububabare butari bubonerwe umuti bwo mumara, atangira kubabara mu nda bikabije. Mbese nibyo byari bimukwiye, kuko nawe yateye abandi imibabaro itagira ingano kandi itaraboneka bibaho yo mumara. Ibyo ariko ntibyacubije ubwibone bwe, akomeza kwirata. Uburakari bwe burushaho kugurumanira abayahudi, ategeka bose ko barushaho kwihuta. Nuko muri ako kanya ahanantuka ku igare rye ryirukaga ribombogotana, yitura hasi bibabaje, maze ingingo ze zose z'umubiri ziratagarana. We mu kanya gashize wa wundi wibwiranaga ubwirasi bukabije, uburemere bw'imisozi bukabije ko yashobora gutegeka imivumba yo mu nyanja, akirata ko yashobora gupima ku munzani uburemere bw'imisozi, abona akumbagurika hasi. Hanyuma bamuheka ku ngobyi, agaragaza cyo mu maso ya bose ububasha bw'Imana. Byageze aho umubiri we uza kujagatamo inyu, atangira gutonyoka. Akiri muzima mu bubabare bukabije, umunuko waturukaga muri ubwo bubore bugatera ishozi igitero cyose cyakabaye. Wa undi mu kanya wabonaga yakora ku nyenyeri zo mu kirere, none nta n'umwe ugishobora kumwegera kubera uwo munuko utakwihanganirwa. Wabyumvise? Nguko uko abicanyi bapfa. Ushobora gutekereza ukambwira umumena amaraso byahiriye. Ushobora kumbwira umuntu w'umwicanyi wapfuye neza, reba Hitler. Ushobora kumbwira umuntu wishe abacikacumu, akica abana, abagore, agafunga abasaza, agafunga abakecuru, agafunga impinja. Uwo muntu urumva ashobora kuvaho gute? Hari umuntu uzi ukora ibyo ngibyo wavuyeho neza. Hari umuntu uzi ukora ibyo ngibyo urangiza neza. Niyo mpamvu nkubwira ngo igihe mu Rwanda cyageze. Ubu ngubu ibintu bigiye guhinduka. Ukuboko kw'Imana kwaje kwirwanirira. Ikintu mwakora ni iki? Mbe munyabyaha, ntawe ufite ho guhungira.
guhunga konyine ni ukwihana ubu muri aka kanya. Niyo mpamvu naje gukora iyo show ngo mbabwire mwihane. Abicanyi, abashyigikiye cyo kwihana yo kwica amusori, babandi birirwa baraguza, babandi bibagiwe Imana ya Abrahamu, ya Isaac na Yakobo, abo ngabo mu bihe bigiye kuza akaga karaje bagiye kugorwa. Umurongo wa 28 utubwira amaherezo y'uwo mugabo. Nguko uko uwo mwicanyi n'umugomeramana yashengwe n'ububabare nk'uko nawe yabuteye abandi, agakubitiraho no kugwa ku gasi kure y'igihugu cye. Iyo wishe umuntu, wowe iyo ugiye gupfa, Imana izakoreka wumve ububabare bwawe wa wundi wishe inshuro 10, kuko Imana irahora. Kimwe nuko iyo abantu bakugurije baza kwaka amafaranga harimo n'inyungu, ni Imana ije guhora, ntabwo ihora ibingana na bya bindi wakoreye inzirakarengane. Irabikuba, uburere izabikuba inshuro 10. Nuko rero nsoje mbabwira ngo mugende musome no mu byakozwe n'intumwa 12, bavuga ubupfa kwa Herode. Urya Herode nawe ise yishe abantu benshi. Ndabakanguriye ngo muhaguruke musenge. Hari iminsi ikomeye mibi cyane mu Rwanda, ariko iyo minsi muzayicamo mwambuke. Ikintu kizabafasha kwambuka ni amaraso ya Yesu, ni ukugira Yesu Kristo. Imana iti ni mwiyeze. Abakristo mwari mutangiye kujya mu isi, ni mwiyeze. Abapadiri n'abapasiteri mwataye umurimo wanyu, ntimwavugira bicwa, ntimwashyira ku karubanda bariya bakora inkozi z'ibibi. Imana irababwiye ngo namwe ni mwihane. Haleluya. Ndangije nshimira Imana kubera igitabo cya Kizito cyasohotse. Igitabo cya Kizito kiri guhindura imitima. Abantu bahindutse kubera igitabo kimwe. Umutagatifu, umwana w'Imana, umwana wari waritandukanijwe n'icyaha, umwana wari waravutse bwa kabiri, ari mu ijuru kandi ari gukora imikorere ye. Inzira ze z'umusaraba yaciyemo byose ntabwo byabaye imfabusa. Nuko rero kiriya gitabo Imana izagikoresha guhindura amateka mu Rwanda, gusana imitima y'Abanyarwanda. Ndashima Imana. Ubu nindangiza ndajya kugura kopi. Ikindi mbabwira ni igitabo cyanjye hano muri Amerika Imana iri kugikoresha. Abantu benshi batangiye kukigura, kandi nagira ngo mbabwire inkuru nziza. Mu kwezi kwa 5 hano hari ahantu kuri za televiziyo zitandukanye bazavuga ku bibazo byo mu Rwanda, ariko atari apana rwa ruhande ruvugira rumwe, rwa ruhande rwo kubeshya. Hari abantu bazafata ukwezi kose bakavuga ikibazo cyo ku Rwanda uko giteye, bakerekana ukuntu uko biri. Ubwo ngubwo n'igitabo cyanjye kizaba kirimo, bazakoresha igitabo cyanjye. Imana nacyo izagikoresha guhindura ibintu byinshi hano, narrative y'ibyabaye. Imana izagikoresha gushyira ukuri ku karubanda. Ndabashimiye cyane, kandi ndashimira abantu bamfashe kwandika ibaruwa tukageza kwa perezida. Perezida yarayibonye, ubu ntegereje kwama igisubizo, ariko ibaruwa yagezeyo, yarangije no kuyisoma, yarangije yewe no kohereza ababishinzwe abakorana nawe muri State Department. Barambwiye ngo dutegereze. Abantu mwase mwasinye iriya baruwa uko muri 70, ndabashimiye. Kandi n'undi wese yaba yifuza kuyisinya ari hano muri Amerika, ntugire ikibazo, kuko n'amazina yawe bampamagaye twanayongeraho ikagira ingufu cyane. Ndarangije, tugiye gusenga. Ariko ikintu mbabwiye
nimwambare imbaraga. Satani nta na rimwe yatsinze Imana. Nimugire kuraje, nimugire ibyiringiro bene Rwanda. Mwaciye mu muriro utazima, ni ukuri. Mwaciye mu mikorere ya Antikristo. Nimuhagarare, muhagarare mu Mana. Natwe turi kubasengera, si njye njyenyine, isi yose iri kubasengera. Nimuhagarare, nimutegerezeho gatoya. Imana yaracecetse igihe kirekire, ariko Imana irangije guceceka, igiye kuvuga bimeze nk'inkuba ikubita. Iraje kubarwanirira, iraje gukuraho imikorere ya Satani mu Rwanda, kuko u Rwanda si ikiniro rya Satani. Imana iraje kwimika ubwami bwayo. Imana iraje kugira ibintu bishyashya mu Rwanda no ku isi yose. Reka dusenge. Muri aka kanya dusenga, turavuze Mana ngo ubwami bwawe nibuze mu Rwanda. Ugushaka kwawe Papa nigukorwe, ugushaka kwawe Papa nigukorwe. Turabona ko ibyago byatangiye mu Rwanda no ku isi hose, ariko Mwami nk'uko wabimbwiye ukanabinyereka, wavuze yuko ibihe bikomeye bizaza, ariko ngo uzarinda ubwoko bwawe. Injira ba mu bwoko bw'Imana, aho ngaho niho hari urukingo, aho ngaho niho hari protection, nta handi hari protection. Injira mu Mana, iyeze buri munsi, ihane buri munsi. Soma ijambo buri munsi, umenye ibyanditswe, ubishyire mu bikorwa, ubigendereho, wambaze Imana, uyitabaze usengera u Rwanda, kuko igihe cy'akaga, igihe cy'akaga, igihe cy'akaga. Ubwirasi bwose buzashyirwa hasi, abibona bose bagiye gushyirwa hasi, babandi bari hasi bazashyirwa hejuru. Mana we, rinda ubwoko bwawe. Mana we, burizamo imigambi ya Satani, kandi nagushimiye kenshi urabikora. Mana, ibuka bariya bari kwicwa, ubibukira imiryango, kandi abatari bagerwaho kwicwa. Turagusabye Mana ngo barinde. Nsabiye abanyarwanda bashonje, ndagusabye ngo ubagaburire ifunguro rituruka hejuru. Ndagusabye ngo ubakorere ibitangaza. Mana we, rinda abanyarwanda Satani, rinda abanyarwanda agahato kagiye kuvaho. Imana iri kunyereka, mwitegure, izabaho umwami mwiza, umwami uzaza akicarana namwe mukaganira mugakina, umwami ukunda abaturage be, apana babandi baza kwishyira hejuru no gushyira ubwoko bumwe hejuru y'ubundi, bakumva ko ubundi bwoko buri hasi. Amoko agiye kuvaho, abanyarwanda mwese muzaba umwe. I can't wait to see the smile on your face. Ubwo ibingibi bizaba. Bene data, ndabasuhuje, mwakoze kunyumva. Nshimiye abantu bose bakomeje kunyandikira no kunkurikira. Ntabwo twabirangiza, dore hariho n'ibyo ndi kwibuka bindi twagombye kuvuga, ariko kubera ko umwanya ushize, reka tubibikire ejo hazaza. Imana ibahezagire, ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.